uri umunyembaraga. Nukomerera mu mwami, nukomerera mu Mana, izi karande twirirwa tuvuga zizacikagurika ku buzima bwawe. Ndahamya ko udafite karande zirenze izaba umugore ahuye na Yesu kuri Yesu yaramubwiye ngo umugabo ufite umusisi wawe washatse abagabo 5. Twayita karande yo kudashaka, twayita karande yo kutubaka, twayita karande y'uruzerero. Iyo turimo dusenga, iyo tuzamura amaboko, iyo dufashe uyu mwanya, tuba tuyibwira ngo Mana ntabwo twakwishoboza, turagukeneye. Iyo umuntu afashe ibihe byo kutabana n'Imana ni nkaho yabyishoboreye, ni nkaho bibashije, ariko tuzi ko imbaraga zacu, ubushobozi bwacu, ubutunzi bwacu, amafaranga yacu byose biri limite, bifite naho bigarukira. Tuzi neza ko tugizwe n'Imana. Umuka duhumeka niyo tuyikesha, ineza dutegereje hano mu isi niyo tuyikesha, imbaraga muri urugendo kuzageza mu bugingo buhoraho niyo tuyikesha. Turimo turasenga rero, kandi ndakubwiza ukuri iyi minsi izasiga hari impinduka iri mu buzima bwawe. Nkuko twasezeranye cyangwa se twagiye tubivuga ko twabanye mu byumweru 2 bitambutse, twavuze ibyo tuzajya dusengera buri munsi. Turavuga ngo buri wa mbere tuzajya dusaba Imana agakiza kuzuye. Impamvu tuvuga ngo agakiza kuzuye nuko iyo katwuzuye tubona ubu buzima dusoma muri Bibiliya buhinduka ubwacu. Iyo katatwuzuye dusanga twebwe ko tubayeho dutandukanye n'ibyo dusoma muri Bibiliya. Ariko inkuru nziza nuko Umwuka Wera muri twebwe ashobora kubidushoboza. Abari abanyantege nkeya, abatari bashoboye, tugahinduka abanyambaraga, tukagendana n'Imana kuzageza ku iherezo ry'urugendo, tutagenda dushinyirije, ahubwo dufite umunezero w'agakiza. Umwuka Wera ibyo bintu bikorera muri twebwe. Turasezerana kandi turavuga ngo buri wa kabiri, kuko ubwo tuzabikora inshuro 3 ko n'ibyumweru 3, buri wa kabiri tuzajya dusengera ingo. Niba uri mukuru ufite ubwenge, urabona ibibazo biri mu ngo, abagore bararira, abagabo bararira, abana bararira, biteye agahinda. Umwanzi Satani yibasiye ingo ku rwego ntabasha gusobanura. Tuzasengera ingo, dusengera izacu, dusengera abavandimwe bacu, dusengera namwe abatarashaka, musengera izo mubazabamo, kuko umwanzi Satani yibasira ingo, kuko Imana ikunda urugo cyane. Ni umwanya tuzadusengera ingo. Ku munsi wa 3 tuzadusengera abana n'urubyiruko. Niba hariho abantu batotezwa hakiri kare n'abana, icyo umwanzi Satani abashaka ni ukugira ngo akurize umwana mutoya mu mubabaro, mu gutakariza icyizere mu bantu, akura umutima uvuga ngo nta Mana ibaho, kuko nta kirengera yabonye. Mubona imibare y'abana bahohoterwa, abana bagirirwa nabi, biriya ni ibivugwa, hariho n'ibitavugwa. Hariho abana bagurishwa, gukoreshwa imirimo y'agahato, harimo abana bababarizwa mu miryango barererwamo cyangwa banavutsemo, harimo ibintu bitandukanye bibabaza abana, agakura umutima warashenjaguritse. Niba hari igikoresho gikomeye Satani akoresha mu buzima bw'umuntu, akunda umutima wababaye, umutima wababajwe hakiri kare. Biragoye ko wavuga ngo Imana iriho, Imana irankunda, Imana iranzi. Rero Satani impamvu yifuza gukomeretsa umuntu kuva mu bwana, kugira ngo azakura avuga ngo Imana ntibaho, azakura ari umurakare, ari ikihebe, yanga ubuzima, niba ngombwa yiyahure cyangwa nawe ababaza abandi bantu. Umwanzi Satani arabikoresha cyane. Tuzaba dusengera urubyiruko. Nyaze kurubyiruko numva agahinda kenshi mu mutima wanjye. Abana bacu baradupfanye, bapfiriye mu rumogi, bapfiriye mu nzoga, bapfiriye mu butinganyi. Hari inkuru wumvana abatoya batinyutse kukuganiriza ukajya ugira ngo ntabwo zibaho, ni filime cyangwa se ntabwo biri hano mu Rwanda mu mihanda y'iwacu, ariko ibyo byose birahari. Ndibwira ko hamwe no gusenga Imana yatugirira ubuntu ikadukiriza bamwe. Tuzasenga kandi dukora icyo dushoboye gukora. Ku munsi wa 4 tuzasengera itorero n'igihugu. Turifuza itorero rihembutse, itorero rizutse. Umwanzi Satani uko akubita imiryango, uko akubita urubyiruko, niko atareka itorero. Itorero ni wowe nanjye. Niba waracogoye, itorero ryacogoye inshuti y'Imana. Niba wararekiye gukorera Imana, ni itorero ryananiwe. Niba waratambitse imirimo wakoreraga Imana hasi, iryo ni ryo torero. Niba urukundo wakundaga Imana rugurumana rubira rwarazimye, iryo ni ryo torero. Nuko tumeze, turarwaye, itorero rirarwaye. Ntabwo duhagaze turi umudugudu ushobora kumurikira igihugu, kuko natwe nta tandukaniro. Turakora ibibi nabo bakabikora, nta mbaraga, nta buzima, inzangano ziruzuye, ibyaha biruzuye. Ariko tuzaba dutakira Imana, twibutse ya Mana y'amasezerano. Ya Mana yavuze ngo nzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azaribasha. Iyo Mana izadutabara, izatuzura muri kino gihugu. Iyo arinze itorero imyaka irenga 2000 kabishize, ubutumwa bwiza bukivugwa mu ngorane nyinshi, mu bitero byinshi by'umwanzi Satani, ariko bukaba bukivugwa, ndahamya neza ko izatuzura muri kino gihugu. Ku munsi wa 5 kandi tuzaba dusengera abatotezwa. Tuzasengera abasaruzi. Abatotezwa ni ku wa 6. Abasaruzi ndimo mvuga n'abakozi b'Imana. Yesu yarabivuze aravuga ngo nimusabe nyiri isarurwa yohereza abasaruzi, kuko ibisarurwa ni byinshi. Impamvu yavuze gutyo nuko abasaruzi batari bahari. Na n'uyu munsi niko bimeze. Abakorera Imana n'abavuga Imana turi benshi pe, turuzuye, ariko wa mutima w'ubwami, wa mutima ushobora kugira agahinda k'umuntu urimbuka, ugenda udukambukamo, twirebaho kubera ibibazo bitandukanye Satani aduteza. Natwe amaso yacu abitwa abakozi b'Imana agarukira n'ahangaha aho tuzatura ino,
tukibagirwa urugendo ko rukomeza, tukibagirwa ko tugana mu bwami bw'Imana, agahinda k'abarimbuka kagadushiramo. Amagambo akora ku mutima wanjye kuri iki cyifuzo ni amagambo ari mu Bafilipi, aho Pawulo yavuze ngo kuko benshi basigaye bashaka ibyabo, abashaka ibya Kristo bagenda baba bakeya. Ndakwinginze inshuti z'Imana, nanone abo basaruze, rega ni wowe nanjye wibuke ibyo wakoreraga Imana, wibuke ibyo ugomba gukora. Ntabwo Imana ihamagara abafata mikrofone gusa, ihamagara abasenga, ihamagara abinginga, ihamagara abakunda n'abasuka impuhwe mu bandi bagatabara bakagirira neza abantu, ihamagara abatanga amafaranga. Ibyo byose bisa nkaho bigenda bishira, bitakaza agaciro kubera ibibi Satani yabibye. Icyizere mu bakozi b'Imana, icyizere mu itorero kigenda kivaho, n'abantu bakagenda babirambika, barambarara. Ntabwo waba ari umubare w'abantu bakoreye Imana mu ishyaka ryinshi, ariko uyu munsi babibona nk'ibisanzwe. Ibyo byose inshuti y'Imana, iki dusengera ku munsi wa mbere dusaba agakiza kuzuye, umwuka w'Imana niwuzura muri twebwe, umuriro w'Imana ukaka mu mutima wacu, ndababwiza ukuri ibi bindi bizikora. Iyo umuriro w'Imana waka muri wowe, gukorera Imana ntago ubibwirizwa. Ku munsi wa gatandatu tuzasengera abatotezwa ni mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo buri fizike. Akarengane kari mu isi ntabwo kagira ingano. Iyo tuvuga mu isi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba kirimo akarengane, gashobora kumenywa, polisi gahana, abanyamategeko bagahana. Hashobora kubaho n'akandi karengane katamenyekanye, abanyembaraga bakarenganya abantu batoya. Iyo umuntu w'umugabo mukuru ufite n'amafaranga yirukanye umwana w'umukobwa mu kazi kuko atasambanye nawe, ako ni akarengane, kandi akaba amurusha imbaraga ku buryo nta n'ahantu azanarega. Iyo umuntu afashe umwana w'imyaka 14 uri mu rugo ari umukozi, akamukoresha ibyangwa n'Uwiteka, akamukoresha amahano, kandi akamushyiraho ubwoba buteye ubwoba, akamubwira ati nubivuga nzakurimburana n'iwanyu. Iryo ni itotezwa rigaragara. Hari irindi totezwa ribaho mu buryo bwo mu mwuka, aho abarozi babuza umuntu amahoro, abakozi ba Satani bakabuza umuntu amahoro, na twatubaraga dukeyo ngo barimo babuza amahoro afite, akananirwa kwigobotora, agatwazwa igitugu n'isi y'umwijima. Ariko inkuru nziza nuko Kristo muri twebwe abirusha imbaraga. Nshuti y'Imana, ndagusabira muri iyi minsi turimo dusenga, ndetse n'uyu munsi wa mbere dusaba agakiza kuzuye, kugira ngo Imana iduhe umutima nk'uwayo. Turebe isi, tuyirebesha amaso nk'aho aramutse ari Kristo urimo ukoreraho nkorera uyu munsi, amaso yarebesha isi. Ndahamya ko amaso yarebesha isi atandukanye n'ayo turebesha. Ahubwo tureba abana bari mu muhanda uvuga ngo bananiranye n'ibirara, ariko Yesu aramutse arebesheje ayo maso yabagirira agahinda n'impuhwe nyinshi. Yesu arebesheje amaso ye akareba abana b'abahungu bacu n'abakobwa basindana, n'uyu munsi baracyafatwa basinze, kandi hari amategeko yo kutarara ijoro, yo kutarara mu kabyiniro n'ibindi. Ariko Yesu aramutse arebesheje amaso abo bana yabagirira impuhwe nyinshi. Igihe abantu bamukurikiye iminsi 3 ngo yarabarebye abagirira impuhwe, kubagaburira ibyo kurya byari bivuye mu mpuhwe, kubigisha ngo byinshi nabyo byari bivuye mu mpuhwe. Yifuzaga ko bakira, ngo abarebye abagirira imbabazi, ngo aravuga ngo bameze nk'intama zitagira umwungeri. Intama zitagira umwungeri zirasaba, ziranyanyagira, ntizigira uzigarura, ntizigira uzigira inama. Nshuti y'Imana, reka dufatanye gusenga. Iyi Imana yumva amasengesho ntizabura abo ikiza. Izakoresha umutima wawe, izakoresha gusenga kwawe, izakoresha imyitwarire yawe n'urukundo rwawe. Nubwo wakunda umuntu mukamwerera imbuto ukamusengera, ubuzima bwe bushobora guhinduka. Ku munsi wa 7 tuzajya dusengera ibiri mu mitima yacu. Haleluya. Ndabihamya ko n'ubundi kuva ku munsi wa mbere nta wakubuza gusengera ibiri mu mutima wawe. Iyi Imana turimo tubwira ni Imana ikora ibitangaza. Iyo umwuka ugenda ukendera mu Mukristo, agera igihe akajya agira ngo Imana ntigikora. Imana iracyakora ibitangaza. Imana iracyakora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Imana iracyahanagura amarira. Imana iracyabeshaho. Imana iracyubika situasiyo ikazihinduranya, igakora imirimo mu buzima bw'abayitegereza. Nshuti y'Imana, wongere wiringire iyi Mana. Bizaba ari impfabusa gusenga Imana umuntu yizeye. Imana itugirire neza. Ndifuza rero ko dusengera muri iyi ndirimbo ya 93 iravuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Ndifuza ko igihe tuyiririmba uzajya utekereza mu magambo. Aravuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Ndashaka kugukumbuza niba warigeze kugira ibihe biryoshye n'Imana yawe, kugira ngo wongere ubyifuze, wongere ubikumbure. Nshuti y'Imana, nubwo tuba tuvuga ngo amasengesho y'iminsi 21 40, ntabwo Imana ari ibi bihishaka. Irashaka kugumana nawe mu buryo uhoraho. Ibi ni ibihe tugabanya imirimo, tukagabanya inshingano, tukagabanya ibindi bikorwa kugira ngo twiherane n'Imana, ariko ubuzima bwawe Imana ibushaka mu buryo uhoraho. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambere mucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishime. Turamusaba gukwiza ibye bikatwuzura kandi tukanezezwa n'aka gakiza. Ngo singize Yesu wanyogeje ibyaha,
anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Nshuti z'Imana, abantu benshi ntibakenejejwe n'agakiza, kandi ikintu kizana umunezero w'agakiza si ikindi n'umwuka wera. Si uko ibibazo by'isi byashize, kuko ntibizigera bishira. Ibyo dusengera uyu munsi biri imbere yawe ushobora kubisengera bikava, ariko nugera imbere, kuko ugituye mu isi uzahura n'ibindi. Ariko ibyishimo n'umunezero by'ukuri isi itageraho tubihabwa n'umwuka wera. Arongera avuga ngo warangije kundokora, ndi uwawe nawe uri uwanjye, iryo jwi ryawe ryinginga nabura nte kuryitaho. Turasaba ubuntu bw'Imana kugira ngo kuva uyu munsi kugeza mu myaka usigaje kubaho uzaba witaye ku ijwi rye ryinginga, utongera kumurangarana ngo akubure, utongera guhuzwa n'ibihe n'amaganya y'isi cyangwa n'ibyiza n'ibirabagirana, dore ko byose bifite imbaraga zo kuduhuza. Ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Nkugarutseho, reka umubwire ngo muri iyi minsi 21 nkugarutseho, kandi nifuza ko imbaraga nkura hano hantu ntazongera kujya munsi yazo, ahubwo nzahora nzamuka mu bwiza mu bwiza mu bwiza mu bwiza, mu kurushaho gusa nawe, ngenda nuzuzwa umunsi ku wundi. Ngo iteka nzagukorera ibi, ntitubigira amagambo, bikubera isengesho. Iteka nzagukorera iby'isi ndabizinutswe, no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima. Imana iguhe umugisha. Reka dufatanye iyo ndirimbo, hanyuma tuyisengeremo, hanyuma dukomeze. Mwami Yesu akugire neza.
twasobongeye kuri Kristo, twarushaho kwegera kugira ngo uyu mugoroba iyi minsi twongere twubakwe nk'amabuye mazima, turushaho gusa na Kristo. Turashaka ubwo buzima, turashaka iyo mibereho. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo icyakora Umwuka Wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Yesu arongera arivugira ngo muzaba abahamya banjye. Turashaka ubwo buzima mwami bwamanutse mu ntumwa zigahabwa imbaraga zikaba abahamya ba Kristo, abantu babareba bakavuga ati abangaba koko bagendanye na Kristo. Turashaka ubwo buzima mwami iyo bwamanutse ntago agakiza dusunika, ubwo buzima iyo bwamanutse ntago Uwiteka Mana Nyir'ingabo tubikorera kugira ngo abantu baturebe, biduhindukira ubuzima. Iki nicyo kiduteranyije mwami, tukwinginga tuguhamagara mukunzi mwiza kugira ngo wongere uzure. Erega muri wowe harimo imbaraga zo kuzura, wazura umuntu warengewe n'ibihe, wazura ubihiwe muri urugendo rw'agakiza, wazura ukagarura umunezero w'agakiza, wazura kuzura imbaraga nyaguhora ku ngoma. Nta munyantege nkeya wari uteganyijwe ahangaha. Ijambo ryawe rirambwira ngo umutuye mu bwami wazakomera kuruta na Dawidi. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ibyo nibyo wari wateganyije kuko wari wizeye umwuka wawe wadusigiye. Waratubwiye ngo ntuzadusiga twenyine, uzatwoherereza umufasha, azabana natwe, azatwigisha byose, ngo niwe mwuka w'ukuri. Turamushaka kugira ngo yongere yuzure ubuzima bwacu. Nongeye kuguhendahenda mukunzi mwiza, turimo turakwingingira, tukwingingira ubuzima bwacu. Twebwe abari barakumenye, twebwe abari barasogongeye ku neza y'agakiza, twagera imbere mwami tugacogora, umunezero w'agakiza ukadushiramo, umuriro ukazima. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uburyohe n'imbaraga twagiranaga muri urugendo bikadushiramo mwami. Ibi nta muntu wabyigisha undi, nta muntu wabibwira undi, ariko wowe wabikora Mwuka Wera. Uyu ni umurimo wawe, ubu ni ubuzima ujya utanga, ni ubuzima bumanuka muri twebwe. Si amagambo menshi, yewe si n'amasengesho menshi, ni ubuzima kuko muri we harimo imbaraga zizura, ni ubuzima kuko muri we harimo imbaraga zibeshaho. Turaguhendahenda uyu mugoroba, twasize byose mwami kuko imitima yacu ikunyotewe, twasize byose mwami kuko imitima yacu igushaka. Turakwinginga, tuje mwami tumeze mu buryo butandukanye, icyo ngukundira uratuzi. Ureba mu mitima yacu, ukareba uburuhe bw'imitima yacu, ukareba kunanirwa kwacu. Hari abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakuririra, bagukunda ariko bananiwe, bagukunda ariko ibyaha byahejeje hasi, bagukunda ariko bakiyobagurika. Abo barimo barakuririra uyu mugoroba mwami, natwe dufite inyota, tuvuga ngo turabizi neza kuri atari rwo rugero wari watugeneye, turabizi neza ko atari cyo gipimo cyo kuzuzwa twari tugenewe. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, turagarutse mwami turagarutse kugira ngo twuzuze, turagarutse kugira ngo tuzure, turagarutse kugira ngo tuguhindukire abahamya. Igihe wavuga ngo Umwuka Wera naza ngo muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumpamya, ntiwavugaga guhamisha amagambo, wavugaga ubuzima buzaguhamya. Bakabatera amabuye bagakomeza bakaguhamya, bagaca mu nzangano bagakomeza bakaguhamya, bagaca mu nzuzi no mu rupfu bagakomeza bakaguhamya, bakagirirwa nabi bakabambwa ku misaraba bagakomeza bakaguhamya, bakanagwa muri za gereza bagakomeza bakaguhamya. Indirimbo z'amashimwe ntizishire muri ba Paulo na ba Sila, nyamara bakubiswe, imibiri yuzuye ibisebe, ariko umunezero w'ijuru ukaba muri bo. Si ibyo bigirishaga ngo mu ijoro mu gicuku bararirimba ngo izindi mbohe zirabumva. Turashaka ubwo buzima, niba inkoni zitarabacecekesheje, ibisebe no kugirirwa nabi ntibikabacecekeshe, bagisohoka muri gereza bakomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Mbega abahungu bawe n'abakobwa bawe bafashe konji kuko bashatse amagoma mabi, kuko batinze kubyara se, kuko amafaranga yatinze kuza se, kuko ibyo basabye byatinze se, kuko barwaje abana se, kuko abagore n'abagabo babahindutse se. Mbega amakonji twihaye muri uru rugendo. Turashaka ubwo buzima, turashaka izo mbaraga. Wongere utubyutse, wongere utwegure. Iby'uru rugendo birihutirwa, si ibyo gusubika, si ibyo gushyira hasi. Mbega bacongojwe n'indwara zaje mu mibiri, mbega baguhakanye kubw'ibihe. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, turasaba ubwo buzima, turasaba ngo tuzure. Niba umukozi wa Yohana yarashoboye kuba mu mwuka ari ku kirwa cya Patimo, akabona ibyo mu ijuru, Kristo ukamusanga, ntagire ubute, akandikira amatorero, akakumva ukamwuzura, akatwarya tuvuga ngo ndi mwene so, musangiye ubwami no kwihangana n'amakuba biri muri Kristo. Izo mbaraga turazishaka, turashaka ubwo buzima, turashaka iyo mibereho. Niba Kigali ishobora kudukamura tugakama, ese itotezwa rije twatse hehe? Uwiteka Mana Nyir'ingabo, turashaka ubwo buzima. Twarabimenyereye, byahindutse amadini,
byahindutse amatitre, byahindutse kumenyekana, byagarukiye bugufi, kandi si wabigarukirizaga mwami waba. Natwe ntidufite imbaraga zo guhamya, ntidufite imbaraga zikugaragaza, n'abacu bacogoye ntidufite n'imbaraga zo kubingingira no kubahagurutsa, ariko turagusaba ubwo buzima, turagusaba ubwo buzima mwami. Ndabusabira abahungu bawe n'abakobwa bawe bigeze kugukorera, ariko uyu munsi bakaba barabivangavanze. Ndabusabira abahungu bawe n'abakobwa bawe bigeze no gukizwa mu ibanga, bakagukunda mu ibanga, bakagukorera abantu batabizi, ariko uyu munsi bakaba baranazimiye mu ibanga, bagacecekera iyo ngiyo. Satani yabazibye iminwa, akupa amasengesho yabo, arabananiza, arabacogora, bibagirwa iby'urugendo. Turakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo wongere uzure mwami. Iyo dushaka umuzuko w'ukwezi, nta nubwo dushaka kuzuka muri iyi Desambere na Novambere bikarangira, turashaka ubuzima buzaduherekeza kugeza mu masaziro, tukamera nka cya giti gitewe hafi y'amazi, ngo izuba iyo ricanye nta kintu bikibwira, kirakomeza kikera imbuto mu gihe cyacyo. Turasaba ubuzima mwami waba, turasaba ubuzima buca mu gikombe cyitwa Baka, twahagera twahindura amasoko. Turasaba ubuzima butemba itoto no mu masaziro, ikakamara ikaba ari gihari, ikakamara ry'ubwiza, ikakamara ryo gukiranuka, ikakamara ry'umunezero w'agakiza n'ibyishimo isi idashobora kuduha. Turashaka ubwo buzima mwami waba, turashaka ubwo buzima. Mwuka Wera niwe wabikora, wabikora mu mitima yacu, wabikora mu mitima yacu, wabikora mu mitima yacu, wabikora mu buzima bwacu mwami waba. Abana bawe bari baragendanye nawe urugendo rurerure, none hari aho bakwamiye, bafite n'isoni zo kugaruka inyuma, ariko wabikora umuntu akirengagiza icyo abantu bazavuga, wabikora umuntu akirengagiza icyo inshuti zizavuga, akongera akagaruka akikundirwa nawe, akisabanira nawe. Ubuntu bwawe turabushaka, imbabazi zawe turazishaka, kugira neza kwawe turagushaka. Ndabihamya ufite imbaraga zizura, ndabihamya ufite imbaraga zibeshaho, ndabihamya ufite imbaraga zikiza we, zizura, zibeshaho mwami waba. Umuntu agashira inyota y'iby'isi, atabyigirisha, adahatiriza, ahubwo kuko hari amazi atemba muri we, kuko hari imigezi y'amazi y'ubugingo itemba muri we, kuko bidudubiza, kuko byamubereye ubutunzi kuruta iby'isi ishobora kumuha, kuko byamubereye uburyohe kuruta iby'isi ishobora kumuha. Erega mwami ntiyabireka adafite igisimbura kandi kiryoshye kurusha. Ndasaba ubwo buzima, ndasaba umunezero w'agakiza kugira ngo umwuzure, ndasaba imbaraga z'ubumana kugira ngo zimwuzure, umuzuru Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari n'abagukurikiye by'ikinyabupfura n'idini, bameze nk'aba Nikodimo, batazi ibyo kuvuka ubwa kabiri, batazi iby'ubuzima bw'ubumana, batazi iby'Umwuka Wera no gukora kwe. Ayiwe ni bangeso nziza, bari mu nsengero baritonze baratuje, ariko uyu mugoroba wahura nabo uko Nikodemo yahuye nawe, atazi ibyo kuvuka ubwa kabiri, kandi ari umwigisha w'Abayuda. Uwiteka Mana Nyiringabo, watuzura mwami. Turagusaba agakiza kuzuye mwami wabo, tuzi ko ari isoko ya byose, tuzi ko ari ipfundo ry'ibindi byinshi, tuzi ko Uwiteka Mana Nyiringabo biziritsweho umunezero w'agakiza, biziritsweho ibyishimo by'Umwuka Wera, biziritsweho gushobora iby'iyi si, biziritsweho guhabwa imbaraga zisunika umuntu mu rugendo akazarinda arangiza atabivuyemo. Uwiteka we, turakwinginze kugira ngo tuzure, kugira ngo twuzuze. Ntiwemere ku isi tugamburuza, ntiwemere ku isi ducogoza, ntiwemere ko ibihe biniga ubuzima bwacu bikamera nka ya mahwa yayisaniga ya mbuto nziza. Ntiwemere Uwiteka Mana Nyiringabo ko amaganya y'iyi si acogoza abahungu bawe n'abakobwa bawe, bagakora ibyo bahoze bavuma, bagakora ibyo bahoze babuza abandi gukora. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzi ubuntu bwawe, tuzi imbabazi zawe, tuzi kugira neza kwawe. Niyo mpamvu tuzi aho uri, nta nubwo dukora iswa n'isoni zo kuza imbere yawe. Tuzi ko uri umugira neza, tuzi ko uri umunyembabazi, kandi tuzi ko muri wowe harimo n'imbaraga zo kudukiza. Si umuntu mwami twatakiye kuko ntiyanabishobora, ntiyanabibasha, ariko muri wowe harimo imbaraga zo kudukiza, muri wowe harimo imbaraga zizura. Muri wowe uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Ntabwo uyu mwana akugarukiye umubwira ngo wagiye hehe, watinze hehe, ubu muramburiye amaboko mu mbabazi zawe nyinshi, nkuko papa wa mwana w'ikirara yamuhobere, ngo yamubonye akiri kure, amubabarira akiri kure, ataraza no kwisobanura. Imbabazi ze nyinshi zahise zibona umwana we, ngo aramubabarira, arirukanga aramuhobera kubw'urukundo rwinshi. Imbabazi zawe mwami zitandukanye n'izaca abanyamadini, twebwe turatenga tugashyira ku ruhande, ayiwe tugakiraho iteka, ariko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Imbabazi zawe ntizishira, imbabazi zawe ni nyinshi. Ndakwinginze
turakwinginze kugira ngo uzisuke mu mutima w'ukiraga witeka, kugira ngo zisuke mu mutima wavuga ngo narangiritse byararangiye, kugira ngo uzisuke mu mutima w'abahungu bawe n'abakobwa bawe bigeze kugukorera mukunzi mwiza, uyu munsi bakavuga ngo byararangiye twagiye kure, ngo abantu baraduhebye badukuyeho amaso, nubwo abantu babakuraho amaso, imiryango ikabakuraho amaso, amatorero yabo n'amadini yabo bikabakuraho amaso, wowe imbabazi zawe ziracyahari, zakongera zikababyutsa mwami, zakongera zikababyutsa, zakongera zikabegura. Turakwizeye mwami w'abantu, twizeye ubuntu bwawe mwami, twizeye ubuntu bwawe. Ntiwemere ko tugumana ubuzima bupfuye bufite amadini gusa, butinya amaso y'abantu gusa, ariko ubuzima bwawe budahari. Turagusaba ubwo buzima mwami, turakwinginze kandi turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, twizeye imbabazi zawe, twizeye kugira neza kwawe. N'abahagaze mwami bahagaritswe n'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, ubwo buntu ntaho bwagiye, ubwo buntu burahari, izo mbabazi zirahari. Wazura abahungu n'abakobwa, wasuka agakiza kuzuye, agakiza kuzuye mwami, gakiza intimba, kagakiza imibabaro, kakagera mu bice byose umuntu bigize umuntu, agakiza kuzuye gatuma urukundo dukunda Imana rugenda rugwira rusunika urukundo twakundaga iby'isi, agakiza kuzuye kamara uburyohe bw'isi muri twebwe, katuzuzamo uburyohe bw'iby'ijuru, agakiza kuzuye gatuma dutura muri iyi si ariko turi abashyitsi n'abimukira, gatuma tuba muri iyi si ariko tudasa n'ibikorerwamo, tudasa na ba nyirayo. Agakiza kuzuye kazana impinduka ziri totale, kazana impinduka zuzuye mu buzima bw'umuntu. Turakwinginze mwami kugira ngo dukoreho, udukoreho ntutureke, udukoreho ntiwemere ko tugarukira bugufi. Twizeye imbaraga zawe, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe, twizeye imbabazi zawe mwami. Turagushaka mwami, turakwifuza kugira ngo twigishe. wowe ntiwigisha nk'abarimu ngo bigarukire mu mutwe, ahubwo biramanuka bikicara mu mutima bikaduhindukira ubuzima. ngo ijambo ryawe rimeze nk'inyundo imenagura ibitare, inyundo imenagura ibitare. igihe tuganira ku ijambo, igihe dusenga, turakwinginze ngo ibyiyubatse mu buzima bwacu n'abacu n'ibitare bimenagurike. ibitare by'imyumvire yagiye kuri yawe, yandujwe n'inyigisho zipfuye n'ibisobanuro by'abantu badafite ubumana muri bo, ibyo bitare bimenagurike mwami w'abantu. ngo ijambo ryawe rimeze nk'inkota ityariye mugi yombi, ishobora gutandukanya amagufwa n'umusokoro. ndakwinginze mwami w'abantu kugira ngo ijambo ryawe rimanukire kudukiza, agakiza kuzuye katubemo. erega mwuka wera n'ubundi ntumaruka gusa mu kirere, uca mu ijambo ryawe ryari risanzwe ari irisanzwe, rimeze nk'amateka nk'uko abantu bavuga ngo ni amateka y'abayuda, ukaryambika umubiri rigahinduka ubuzima, maze mwami twaryumva tukitera hejuru, ubuzima bwacu bugahindurwa naryo. ndakwinginze ngo wongere ugarure inyota ku bahungu bawe n'abakobwa bawe batakaje inyota y'ijambo ryawe, bumva ari ibintu bibishye, bakumva ari ibintu bibarambiye, bakabibura mu buzima. kandi ni koko Bibiliya ibuze mu buzima, ibuze mu mwuka wera, hinduka igitabo kibishye kurusha ibindi, hinduka igitabo gishaje kurusha ibindi, ariko mwuka wera y'umucyo wawe wakijemo gihinduka igitabo gihindura ubuzima, gihindura imibereho. turakwinginze kugira ngo ugarure ubwo buryohe mu bahungu bawe n'abakobwa babutakaje. bamwe ndetse bari abavugabutumwa, babwirizaga abandi by'uru rugendo, bari barakanguriye benshi ku bukiranutsi, ariko uyu munsi iki gitabo ntacyo kikivuze mu buzima bwabo. wagarura ubwo buryohe, ukagarura ubwo buzima. nshuti nziza, turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, imbabazi zawe, twizeye kugira neza kwawe. Imana iguhe umugisha. reka dufatanye tuganire ku magambo y'Imana ho gatoya. tuba dufite umwanya mutoya wo gusengeramo no kuganira ku ijambo ry'Imana uko bishoboka. isaha imwe mu by'ukuri ni nkeya. ndagusaba kugira ngo ibyo bihe wowe ubikomeze. impamvu tuzi imbere ya kamera no kugira ngo dutyazanye kandi duterane inkunga, ariko ndakwinginze ntiwiyicishe inzara, nurangize ngo ubure n'Imana yawe umwanya, ugira ibyo ugabanya. twese dufite amasaha angana 28, ariko ugira umwanya urema wo kubana n'Imana yawe kugira ngo bizakubere imbarutso yo gukomeza ibyo bihe. ntabwo Imana yifuza ko tuyisura bushyitsi, yifuza kubana nawe iteka. ngo ibineza byayo byari ukubana n'abantu. Haleluya. mu rwandiko rw'Abikorintho rwa mbere igice cya 16 umurongo wa 13 haravuga ngo mube maso, mukomere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo. mube maso, mukomere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo.
mwikomeze. Nshuti z'Imana, kuri uyu munsi wa mbere turimo turasaba agakiza kuzuye. Agakiza kuzuye ubundi gaherekeza umuntu kugera no mu rupfu, gaherekeza umuntu atabivuyemo. Nibyo dusoma mu ntumwa za Kristo, abantu bagize agakiza kuzuye. Niyo mpamvu uyu munsi ubutumwa bwiza bwatugezeho. Ubutumwa bwiza bwararwanyijwe iyi myaka yose na Yesu akiriho ntibamwemeye, hari benshi batamwemeye, batemeye ibyo kuzuka kwe, batemeye ko ari we Masiya. Na nyuma intumwa zisigaye itotezwa, rirakomeza kugeza na n'uyu munsi. Tumeze nk'abafite umudendezo ho twebwe, ariko hari ahantu wahagarara wazana ibintu byo gukiranuka cyane ukaba utahamara kabiri. Ikindi, hari ibihugu birimo itotezwa noneho rigaragara. Hari ibihugu byinshi bitarumva n'ubutumwa bwiza, hari amoko menshi nako atarumva ubutumwa bwiza. Rero iyo tuvuga ngo agakiza kuzuye, ni ikintu agakiza gafite ubuzima, karimo umwuka wera wuzuye muri twebwe. Dufite imbaraga z'ubumana zo gukora icyo Imana ishaka, zo kuba abahamya ba Kristo nk'uko Yesu yivugiye igihe yababwiraga mu Byakozwe n'Intumwa 1:8, amaze kubabwira ngo bazahabwa imbaraga, yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Uku guhamya yavugaga ntago kwari uguhamya kw'amagambo, nshuti y'Imana. Bagombaga kuzasa na Kristo, yewe kugera no mu rupfu batamwihakanye. Agakiza kuzuye rero tusaba nakaguherekeza muri uyu munsi, mu myaka ufite n'iminsi usigaje ku isi, ukazarinda usaza utabivuyemo. Nicyo cyifuzo cy'umutima wanjye. Si agakiza katujyana mu isabato, katujyana gusenga ku cyumweru, kakatuma dusenga tuzamuka imisozi tukajya mu mavumo tugakora 21 jours nk'uko ariko bizarangira tukazima. Oya, agakiza kuzuye kazana umunezero isi idashobora kuduha. Ibintu byose dusoma muri Bibiliya ni ubuzima, si ibihimbano, si ibyo abantu bigirisha. Umunezero w'agakiza, ibyishimo by'umwuka wera birashoboka muri iyi si yuzuyemo ibibazo. Nta muntu n'umwe utagira ibibazo, ariko umwuka wera yabikorera muri twebwe. Imana yacu tugirire neza. Umwuka wera niwe ukora uyu murimo wo kuzana ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Ntago byigishwa gusa. Wakumva ijambo ry'Imana, wagira guhura n'Imana mu buryo runaka, hanyuma umwuka wera akabikoreramo, ubwo buzima bukakubamo. Haleluya, Imana yacu tugirire neza. Turamusaba rero, niyo mpamvu dusenga. Tuba dusaba umwuka wera kugira ngo akore uwo murimo. Niyo mpamvu dusenga. Ijambo ry'Imana turarivuga, turaritegura, ariko impamvu dusenga ni ukugira ngo umwuka wera amenagure ibintu by'ibitare byubatse mu buzima bwacu, by'imyumvire, by'imitekerereze. Twazaniwe n'ibihe bitandukanye bihinyuza ubuzima bwacu, twazaniwe no kunanirwa gutandukanye. Umwuka wera yongera bimenagure ubuzima bw'ubumana butubemo. Imana yacu tugirire neza. Umwuka wera ni wundi, niwe watangiye umurimo muri twebwe tujya gukizwa. Haleluya. Ibyo bintu byiringiro, kumenya neza ko niba warigeze kwatura ngo Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ukamwemera, hari igipimo cy'umwuka wera kiri muri wowe. Kuko hari igihe umuntu agira ngo ibyo ni iby'abariya, nabagira impano, nabameze gute. Nibo bafite umwuka wera, ya nshuti y'Imana. Igihe watuye ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ni umwuka wera wari babikoreye muri wowe. Hari igipimo cy'umwuka wera kiri muri wowe. Icyo dusaba rero tuvuga ngo agakiza kuzuye, no kugira ngo turusheho kuzuzwa umunsi ku wundi, twuzuzwe. Mwuka wera yakoze umurimo muri Yohana 16:8, aravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo kandi naza azemeza ab'isi ko batsinzwe. Ni koko twari twaratsinzwe. Azemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo, no ku byerekeye gutunganira Imana, no ku byerekeye urubanza. Ni ukuvuga ngo twaratsinzwe. Nta muntu ujya ukizwa neza atabanje kwemera ko yatsinzwe. Nta n'umuntu ujya wigira mu kindi gipimo cyo gushaka Imana mu yindi nyota ataremera ko igipimo ariho nacyo yagitsinzweho cyangwa se kidahagije. Mwuka wera rero yaraje akora uyu murimo, yemeza twebwe ab'isi ko twatsinzwe. Icyaha cyaradutsinze, twarananiwe. Ngo nibyo gukiranuka, gutunganira Imana, nabyo twabitsinzweho. Imana yacu tugirire ubuntu. Ariko Mwuka wera yaraje kugira ngo adushoboze. Nshuti y'Imana, agakiza karashoboka. Bimwe mu bibazo njyanganiraho n'abantu, umuntu araza akakubwira wenda Satani yaramuboheye mu kintu runaka, akavuga ati kubohoka byashoboka. Ese nakira iki cyaha? Hari abantu bakora ibyaha batabikunda. Niyo mpamvu dusenga kugira ngo Mwuka wera akore umurimo muri bo, babohoke mu buryo bwa burundu. Imana yacu tugirire neza. Uwo ni umurimo w'Umwuka wera, ni uruhare rw'Umwuka wera. Niyo mpamvu dusenga twambaza Imana kugira ngo Umwuka wera akore umurimo muri twebwe. Ariko ngashyiraho n'aka kantu, nshuti y'Imana, Mwuka wera amaze kukwemeza ko watsinzwe n'icyaha, watsinzwe n'ibyo gutunganira Imana, ndetse n'urubanza rwari bugutsinde, kuko igihembo cy'icyaha ni urupfu. Amaze gukora uwo murimo muri wowe, uri uwo kugarukira aho ngaho, urugendo ruba rugikomeza. Niyo mpamvu nifuza kukubwira ngo Mwuka wera yakoze uruhande rwe, nawe hari icyo wakora. Urasabwa kurinda iyo mbuto Mwuka wera aba yabibye muri wowe. Impamvu kurinda ari iby'ingenzi cyane, nuko abantu
100 bashobora gutangirira urugendo rw'agakiza umunsi umwe, bazi imbere bakakira agakiza. Bamwe tukazabona babigumyemo, abandi babivuyemo. Nshuti y'Imana, ababigumamo si bo bonyine Imana yashakaga, nta nubwo ari umwihariko, nta nubwo bavutse mu buryo budasanzwe, ariko hari ikintu kimeze nk'uruzitiro bahise bashyira kuri iyo mbuto itabora yabibwe mu buzima bwabo. Turimo turasenga, ariko ndagira ngo nkwibutse n'uruhare rwawe. Wahera n'uyu munsi ugashyiraho uruzitiro ku mbuto itabora yabibwe muri wowe. Igihe umwuka w'Imana yamarukaga muri wowe ukavuga ngo Yesu uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Icyo nkundira Imana, nkunda kubivuga, ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Ushobora kuvuga ati ko nishe byinshi, nangije byinshi, ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Washyiraho uruzitiro ku mbuto yabibwa mu buzima bwawe uyu munsi, kwishyaka n'ububyutse n'uburyohe n'imbaraga zo gusenga waba ugize zikiri ntoya, washyiraho uruzitiro kugira ngo ugume muri bino bihe. Umuntu wese atishyiriyeho uruzitiro yacogora akamera nk'abantu. Nta mwihariko, nta muntu ukoze mu cyuho nako mu cyuma, nta muntu yisi tazimya, ariko abo batazima umurimo w'umwuka wera wakoretse, ariko nabo babishyiriraho uruzitiro. Uruzitiro ni ikintu nka clôture, no kuvuga ngo ushyira clôture ku rugo rwawe kugira ngo ibisambo cyangwa inzererezi abantu batambuka badapfa kwinjira uko babonye. Imbuto yabibwe muri twebwe, ubuzima bushya twakiriye, tugomba kuburinda n'ifuhe ryinshi, kuko byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba. Imana yacu tugirire neza. Ndifuza kubikura muri Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, kugira ngo wumve uruhare rwawe. Amen. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyayo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyo bavuze ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ni ukuvuga ngo ni ubuzima buhembutse. Ibyo twifuza nshuti y'Imana, ni ubuzima butoshye, butohejwe n'umwuka wera. Ni ukubaho kw'Imana mu muntu mu buryo buhoraho, nta misi y'umwuma, nta misi yo gucogora, nta misi yo kubivamo. Ariko twumvise icyo yakoze hariya haruguru, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nifuza ko iyi Zaburi utayifata mu mutwe. Abantu benshi bayizi mu mutwe, oya si ibyo ngibyo. Ndashaka kwiguhindukira ubuzima. Uyu muntu uhiriwe ntabwo akurikiza imigambi y'ababi. Hari ababi mwegeranye mu nshuti zawe zisanzwe mugendana, hari n'ababi bari kuri bakwanduriza ubwenge mutanaziranye, ndetse baranabicuruza. Ibi dukurikira ku marezo sosiyo atandukanye, kuri social media zitandukanye, ibi dukurikira. Umuntu yakwanduriza ubwenge, akakwanduriza umutima mutanaziranye. Uyu muntu ushaka guhorana ubuzima butoshye, ibi turimo dusengera, ndakwingize ngo uruhare rwawe wibuka ko udakwiriye gukurikiza imigambi y'ababi, inama mbi, wizitinzaho amaso. Ndashima abantu batwigishije mu gakiza mu ntangiriro z'urugendo. Hari ibintu twagiye tubwirwa byari bimeze nko gukabya, kuba kuri extreme ikomeye, ariko byatugiriye umumaro. Ni ukuvuga ngo indirimbo twita iz'isi, indirimbo zivuga ibintu bavuga ati iyo uzumvise ukabona umwanya amadayimoni akwinjiramo, ibyo bintu byaraturinze. Wenda byarimo ubujiji bukeya, ariko birakurinda. Nshuti y'Imana, indirimbo ziriho uyu munsi murazizi, amashusho atambuka murayazi. Ntabwo yaryoha ngo igire abantu benshi bayikurikira itavugamo ibyo gusambana, itamamaza sex, idakangura umubiri wawe ngo ushyushye, ntabwo yagira abantu benshi. Iyo yumvise ijoro n'amanywa, intege zigenda zikuvamo, ukagenda ucogora. Ngo ntukabe umuntu ukurikiza imigambi y'ababi. Imana yacu tugirire neza, wikurikiza inama zabo. Iyo tuvuga iyi migambi y'ababi, ni inyigisho mbi. Ni uyu munsi kuri internet hariho ibintu byose wakuraho. Ni gute wanezeza umubiri wawe udakeneye umugabo n'umugore? Ni gute waca inyuma y'umugabo wawe ntabimenye? Ni gute waca inyuma y'umugore wawe ntabimenye? Ni gute baryamana n'umuhungu bwa mbere? Ibyo bintu byose biriho, kandi ibyo bintu byose birarebwa. Ni gute ibintu bibi gusa? Iyo yose ni imigambi y'ababi. Ese urashaka kurinda imbuto itabora? Urashaka kurinda ubu byose ukazabuhorana? Rinda amaso yawe n'amatwi yawe imigambi y'ababi. Hari n'izindi nziza, zisa nk'aho ari nziza, zigisha iby'ubuzima busanzwe, kwiyitaho, kwambara neza, kwisiga, kwitunganya, ariko ntibabura interuro navuga ngo ihumetswe na Satani itambukamo hagati aho ngaho. Abakiri batoya, abadakomeye mu gakiza, ibintu byose bitambuka bazi ko kuva byagiye hanze kuri ziriya mbuga zose, baba bazi ko ari ukuri, bakamira byose, bakamira. Umukobwa akavuga ati nta mpamvu abakobwa, ni ngombwa se ngo abakobwa babisugi? N'umukristo usanzwe w'intege nke avuga ati ariko se ubundi ni ngombwa umuntu satakaza iki? Akaba yakugira inama, ni ngombwa agenda n'agakingirizo. Ese niba uri umukristo uragenda n'agakingirizo k'iki kudateganya gusambana? Nshuti y'Imana, yavugaga ibintu byiza byo gutaka inzu cyangwa byo kugira gute, ariko hagiyemo inama mbi.
imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Akomeza avuga ngo udahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Iyo bavuze ngo udahagarara mu nzira y'abanyabyaha wagira ngo ni ukwironda no gukabya. Oya, Imana irabizi ko agakiza wahawe karahenze kandi gakwiriye kurindwa kugira ngo uhore umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi, uhorane guto. Niki gituma abana b'Imana bagwa babyuka? Niki gituma baryoherwa n'agakiza ejo bakabivamo? Nuko batashyizeho uruzitiro, nuko batakoze ibi byose. Ngo udahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Inshuti zikora ibyaha nkana ndetse ziseka ibyo gukiranuka no kubaha Imana, izo ntizikwiriye kuba inshuti zawe. Ndabivuga mfite gutinyuka n'ubushizi bw'amanga. Niba watangiye urugendo rwo kubana n'Imana neza, inshuti zirwanya ibyo kubaha Imana, ziseka ibyo gukiranuka, zibyita amazina atandukanye, izo ntizikwiriye kuba inshuti zawe. Wazazisubiraho uzikomeza, uzibyutsa, uzisengera, uzigirira neza, ariko si abantu mugendana umunsi ku wundi, si abantu ugisha inama. Oya, umuntu useka ibyo gukiranuka, umuntu ugaya iby'Imana ntakwiriye kukubera inshuti. Kubera iki? Muzagendana ingeso mbi zikwanduze utari wanakomera, cyangwa se ube wabyutse nk'uku nguku wongere urambarare. Imana yacu tugirire ubuntu. Ntabwo ijambo ry'Imana ryandikiwe ubusa no kugira abo twanga. Oya, hari impamvu ngo wihagarara mu nzira zabo. Iyo Bibiliya yavuze ngo wihagarara mu nzira zabo, ni ukukubuza kuba muri gahunda zabo n'ibikorwa byabo. Ibikorwa bajyamo n'ibyerekeramo. Iyo bibaye ngombwa, niba ushaka gutunga imbaraga z'Imana zihoraho, niba ushaka kwemera ko iyo mbuto y'agakiza yabibwe muri we yakomeza gukura ikagera ku rugero Imana yishimira, iyo bibaye ngombwa ushobora no kwimuka ukava ahantu. Ubu ndavuga ku bantu bibana nko mu mageto y'abasore cyangwa hehe, wakijijwe cyangwa se wiyemeje uyu munsi gukora ibyo gukiranuka no kugendana n'Imana, uri mu bihe byo gushaka Imana, ubana n'undi mugenzi wawe w'umunyabyaha usambanira, ukora amahano aho ngaho, bibaye ngombwa wanakwimuka. Bibaye ngombwa hari inshuti tubroka kuri telefone, nagira ngo mbabwire ko atari icyaha iyo umuntu arimo arindisha agakiza ke. Sinkubwira kwangana, oya, uko Kristo agwirira muri twebwe niko dukunda abantu tukabagirira n'imbabazi, ariko kuba agakiza arako kurinda kugira ngo kazamperekeze kangize mu bugingo bw'iteka ntabivuyemo, nkarindana ifuhe ryinshi. Imana yacu tugirire ubuntu. Mu Baheburayo 12:4 haravuga ngo mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya icyaha. Ntiturageraho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. Ubwo se urumva kubroka umuntu bikabije? Urumva kwimuka kugira ngo urinde gukiranuka bikabije? Urumva kubwira inshuti ngo mbaye ntandukanye namwe iyi migoroba y'Ikigali sinzongera kuba mari mu nyihangane? Urumva icyo kintu ari gikabije? Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo turageraho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya icyaha. Ni ukuvuga ngo twagombye kurwanya icyaha kugera ahantu kure. Agakiza karahenda kandi gutakara no kubihirwa mu rugendo ni segonda. Ni kuki ukomeza komatana n'umuntu ukugusha? Ni kuki ukomeza gutegera amatwi umuntu mumara kuganira ukumva urukundo rw'Imana rugushizemo, irari ry'ibyisi rirakuzuye? Usikiyo dutega amagambo no mu bibwirizwa twumva nshuti z'Imana, igihe utega amatwi ijambo ry'Imana ukumva ritakwegereza Imana kurutaho, ritakwigisha gukiranuka kurutaho, ritagukumbuza ijuru kurutaho, nagira ngo mbwire ko biri très dangereux, n'ubwo biri mu kaga. Niba byankundishije isi kurutaho, haba harimo ikibazo. Imana yacu tugirire ubuntu. Niba iri jambo ryaravuze ngo ntiturageraho tuvusha amaraso mu kurwanya icyaha, urimo urashyiraho uburinzi bungana iki? Urashyiraho korotire ingana iki kuba mugendana ku nshuti zawe? Umuntu ashobora guhitamo kugawa n'Imana agashimwa n'inshuti ze. Ngo se nintagenda baravuga ngo iki? Ko twe twahanye rendezvous, ubu nintagenda baravuga ngo iki? Bavuga icyo bashaka. Urimo urarwana no gukiranuka, urabwana no kubanza kugwiza imbaraga. Hari umuntu wagwijije imbaraga gusubira mu bagenzi bitafite icyo bitwaye, kandi ariko nabwo ntabwo yabagirira umwanya wose uhoraho, kuko inzira zabo zaratandukanye, priorite z'ubuzima bwabo zaratandukanye. Bagana mu gushayisha, wowe uravuga ibyo gukiranuka no kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana no kubwira abantu ko Yesu yegereje kuza. Inzira zigenda zitandukanya buke bike. Imana yacu tugirire ubuntu. Mu Migani 25:26 haravuze ngo umukiranutsi wiyoroshya. Ndagira ngo uyu murongo ugutere nk'umujinya ukuntu, ugutere nk'uburakari ukuntu. Ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ritobamye n'isoko yandujwe. Umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha. Kwiyoroshya imbere y'abanyabyaha ni ikintu uvuga ngo decision zabo ndazimira bunguri, aho baganishije niho ngana, byose ndabyemera. Umukiranutsi yiyoroheje imbere y'umunyabyaha, siko byagombye kumera. Uzi icyo Imana igushakaho, uzi icyo ijambo ry'Imana rivuga, agakiza kararindwa, ububyutse buhoraho burarindwa. Twasenga 21. Impamvu manifuza gushyira mu ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tudakubita amagambo tugasenga tukongera tukamera nk'uko twari tumeze, ni ukugira ngo umenye ukuri. Ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ryaje mu mwanda ritobama. Ibyo bintu byanditse mu ijambo ry'Imana.
izihe nshuti ugera imbere ukahacogorera? ni mukobwa ki uguhamagara ugacogora? ni muhungu ki ukwandikira SMS mu ijoro ugahita ucogora? ingamba nziza wari ufite ukazireka. Bapapa, ni mugore ki utambuka cyangwa umukobwa utambuka ugahita ucogora ukibagirwa ko uri umukristo? Bagore bagenzi banjye, ni ikigare ki kibacogoza? ese uburyohe bw'agakiza uracyaba ufite niba warabwigeze? ese nshuti y'Imana isomye Bibiliya ugasanga ubuzima bwacu uko bumeze n'ubwanditse muri Bibiliya, wowe ntugira agahinda mu mutima wawe? Imana yacu tugirire neza. Hakomeje havuga ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Abakobanyi no kuvuga ngo ni abaneguranyi. Niba hari ikiganiro kiryohera amatwi atarimo ubuzima, munyumve neza, niba hari ikiganiro kiryohera amatwi atarimo ubuzima, ni ukunegurana, ni ugusebanya. Nari mvuze ngo amatwi atarimo ubuzima. Ikiganiro kiryohera amatwi atarimo ubuzima ni ugusebanya, ni ukuvuga ku bantu. Mubona n'uburyo bigezweho birakora cyane muri izi mbuga. Iyi nkuru ivuga ibibi by'umuntu, inkuru ivuga ku muntu, bagakometinga biraryoha. Izi ni inkuru ziryohera amatwi atarimo ubuzima. Iyo dutangiye kwegerana na Kristo, yarushaho kugwirira muri twebwe ikizakubwira ko ubuzima burimo buza. Inkuru mbi zivuzwe ku muntu, cyambere urababara. Ikindi, wumva utashobora kwicara ahantu bahererekanya amagambo bavuga ku muntu, nubwo baba bavuga ku witwa umwanzi wawe, bitangira kukubihira. Ubuzima bw'Imana buba bwaje. Imana yacu ni inyembabazi, Kristo wacu ni umunyembabazi. Imana yacu tugirire ubuntu kugira ngo turinde agakiza kacu, tuzahore tumeze nka kiriya giti cyatewe hafi y'amazi. Ntabwo dukwiriye kwicarana n'abakobanyi. Sohoka muri iyo gurupe, sohoka muri icyo kigare, va mu bintu byicara amasaha 24 bivuga ku buzima bw'abantu. Abagore basenye muri Kigali, abagabo bahombye, abana babaye ibiki bikaba ikiganiro. Imana yacu tugirire ubuntu. Ibyo bintu ntibigukwiriye niba ushaka ubuzima bwuzuye, ushaka agakiza nyakuri. Hakomeje havuga ngo amategeko, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Hanyuma bahita batubwira ikizamubaho. Ikizamubaho nibwo ububyutse dushaka mu mitima yacu. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo bizuma, ibyo azakora byose bizamubera byiza. Uyu muntu yakoze iki? Uyu muntu yakoze ibintu, yavuye mu migambi y'ababi, inama mbi zagiye kure ye, yitandukanyije n'abajya inama mbi, yanze kumiragura ibintu byose bitambuka hano hanze ku isi, yaba iby'inshuti zimwegereye, yaba iby'abantu bari kure ashobora kuba akurikira batanamuzi. Uyu muntu kandi yanze guhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Bivuga ngo aho abanyabyaha bagana, aho abanduye n'abakora ibyangwa n'Uwiteka bagana, ntaganayo, ntahagararayo. Uyu muntu kandi yirinze kwicarana n'abakobanyi. Uyu muntu kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Iyo tuvuga amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, si ikindi inshuti z'Imana ni iri jambo. Nutarisoma ntabwo Umwuka Wera azari gusomera. Ndasaba ubuntu bw'Imana, bw'inyota y'Imana ize mu buzima bwawe, ize mu mutima wawe, wibwira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Witandukanyije n'abakobanyi, witandukanyije n'inshuti mbi, wanze guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, wanze kuba wamukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha, urangije amategeko y'Uwiteka uyatekerezaho ku manywa na nijoro. Nta kabuza ubuzima bwawe buzahembuka mu buryo bwa burundu, buzahembuka mu buryo buhora, kuko uzahita umera nka kiriya giti cyatewe hafi y'amazi. Imbuto itabora yabibwe muri twebwe irarindwa. Ububyutse bwo mu mutima burarindwa. Umuntu wese ubona ugasanga afite agakiza kandi arakarinze kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, akamara umwaka, akamara 2, akamara 3, hari ibintu akora mu ibanga. Yirinda ibyo byonnyi byose bishobora kumucogoza akamera nk'abandi. Imana yacu itugirire neza. Kwa data ntabwo hazajyayo abagerageje, hazajyayo abanesheje. Ukeneye imbaraga zo kunesha, ukeneye kubishobora, ariko inkuru nziza, Umwuka Wera arahari kugira ngo tubashishe. Ese wamwemerera ugakora iby'uruhande rwawe, nawe ko yiteguye gukora iby'uruhande rwe. Imana yacu itugirire neza. Komeza ugirire Imana inyota. Numara kugira inyota ntugarukirize aho ngaho. Uzaganira n'abantu beza bavuga ngo Imana ndayikunda, ngo nayo irabizi ko nyikunda, ariko gusenga byarananiye. Imana ndayikunda, nayo irabizi ko nyikunda, ariko gusoma Bibiliya n'iminota 15 iyo mbikoze mpita nsinzira. Nshuti y'Imana, impamvu dusenga ni kugira ngo Imana itugwirize inyota, itugwirize n'imbaraga, ariko nawe ugira icyo ukora. Tangira gusenga nubwo yaba iminota 5, ubwira Imana biri mu mutima wawe. Iminota 5 izavaho ihinduka 10 izavaho ihinduka isaha. Ibyo byose bizavaho ugira umunsi wo kubana n'Imana. Tangira gusoma nubwo yaba verse imwe ku munsi, uzarangiza ugere ku gice, ugere ku 2, bikubera uburyohe utakirekeraho. Hari icyo wabikoraho. Nongere mubwire inshuti y'Imana, uko ugirira Imana inyota ni kuba Imana bwuzura muri wowe.
ingoyi zifashe ubuzima bwawe zigacikagurika. Nta muntu ufite ububyutse buhora mu mutima we ubohwa na Satani. Satani aduprofita ryari? Mwibuke ko bivuga ngo basinziriye umwanzi araza abiba imbuto mbi mu murima. Nidusinziriye nibwo biba imbuto mbi. Ikindi jambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu w'umunyamaboko ntabwo bashobora kumwinjirana mu nzu ye ngo bamusahure, bisaba yuko baba babanje kumuzirika. Imana yacu tugirire ubuntu. Kwa data baragukeneye uri umunyembaraga, ubu bwami buragukeneye uri umunyembaraga. Nukomerera mu mwami, nukomerera mu Mana, izi karande twirirwa tuvuga zizacikagurika ku buzima bwawe. Ndahamya ko udafite karande zirenze iza wa mugore ahuye na Yesu kwiriwe. Yesu yaramubwiye ngo umugabo ufite umusisi wawe washatse abagabo 5. Twayita karande yo kudushaka, twayita karande yo kutubaka, twayita karande y'uruzerero, twayita amazina atandukanye, ariko Yesu yasize impinduka mu buzima bwe. Nshuti y'Imana, ubutabazi bwawe ntabwo bufitwe n'umuntu, bufitwe n'Imana. Yagukiza, yagutabara, yakubaka, ukubakika. Nubwo isi yose yaba yaraguciriyeho iteka, ariko mubugirire umwanya, ihererane nawe, umutabazi umubwire ngo n'uyu munsi nibwo ashaka gukira, ni muri iyi minsi 21 nibwo ashaka gukira, ndagukeneye. Ndahamya ko udafite amadayimoni aruta ya Mariya Madalena. Yari afite ubuzima bubi bwanduye, ariko yahuye na Yesu, ubuzima bwe burahinduka. Ntago yagize bya bihe byo kugwa no kubyuka, yakurikiye Yesu kugeza no mu rupfu. Murabizi niwe wabambere wabwiye inkuru z'uko Yesu yazutse. Nshuti y'Imana, Yesu arakiza. Yagukiza nta intervention y'undi muntu. Reka mbisubiremo, yagukiza nta wundi muntu uri hagati yawe nawe. Wakurikira abantu b'Imana kugira ngo ubakureho ibyiza barimo bavuga, ibyiza barimo bakora, ariko ndakubwiye ngo Yesu afite imbaraga zo kwihirana nawe akagukiza. Muha umwanya, mubonera umwanya. Imana yacu tugirira ubuntu. Ibyo twita imivumo itandukanye, nago tugeze kuri Yakobo twavuga ngo yari afite umuvumo w'uruzerero. Ibyo mvuga ni ibintu biri muri vocabulaire zacu zihoraho. Unakubwira ati sengera, nananiwe gukizwa, nananiwe ibi n'ibi kubera abarozi. Nshuti y'Imana, nuha Yesu umwanya, niko ko abarozi bashobora kukubuza ibintu, n'iwanyu bashobora kugutanga, imiryango ishobora gutanga, ariko nuha Yesu umwanya akuzura muri wowe, ibyo byose bizaturagurika nk'imigozi y'ibirere yahuye n'umuriro. Bizaturagurika, ntuzamenye igihe byaviriye ku buzima bwawe. Dushatse twavuga Petero ko nawe yari afite karande yo gukora ikintu ntakirangize. Yarobye, yabivuyemo, yasubiye kwa Yesu, yagarutse, yasubiye kuroba, yamwihakanye, yakuyemo inkota, yaciye ugutwi, asabye lift yo kugenda hejuru y'amazi, biramunaniye, ararohamye. Murabizi hari umuvumo wo gutuma abantu batagira ikintu bakora ngo bakirangize, ariko guhura na Yesu by'ukuri bikiza ibyo byose. Imbika mu gushaka Imana, imbika mu masengesho, imbika mu guhamagara umwuka w'Imana, ubuzima bwawe buhinduke. Afite imbaraga zo kudukiza. Ntafite n'imbaraga gusa, afite n'imbabazi. Nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 4:10, handi Yesu yari mu kuganira n'uriya mugore amubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi wari we. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo yaba waruzi ubuntu Imana igira. Yaba twari tumenye ubuntu Imana igira. Ubuntu Imana igira ni bwinshi, irifuza kudukiza, irifuza kutugirira neza, nta wijugunya. Ayo magambo yandyoheye, ndavuga ariko Mana, Yesu n'umugizi wa neza. Arimo araganira n'indaya ruharwa itakibasha kugenda ku manywa muri quartier, igenda yihishe, ariko ijambo rya mbere amubwira ngo yaba waruzi ubuntu Imana igira. Ubuntu Imana igira tubugarukiriza bugufi, tukabugarukiriza mu mfuruka enye z'urusengero rwacu, ariko ubuntu Imana igira burarenze. Imana iguha umugisha. Turasaba inyota, turasaba inyota. Hamagara Imana, hamagara umwuka wera akuzuze inyota, akumareho ibigutsikamira. Reka dusenge hanyuma turangize. Nshuti yanjye, ese wizeye ko bishoboka? Nshuti y'Imana, ese wizeye ko muri Kristo harimo imbaraga zo kugukiza? Ndimo ndavugana n'ababyifuza ariko bamaze iminsi batabishobora. Ndimo ndavugana n'abareba ubuzima bwabo bagakiza, basoma gatoya kuri Bibiliya bagasanga biratandukanye. Ndimo ndavugana nawe uhora wumva ijambo ry'Imana buri munsi ugafata ingamba, ariko nyuma y'ukwezi bikanga, umunezero ukagushiramo, ibibazo by'isi bikakuzimya, ukarambarara kandi wishwe n'ingorane Imana Satani yaguteje. Iryo jambo Yesu yabwiye umugore ngo yaba waruzi ubuntu Imana igira, niryo rimo kukubwira muri uyu mugoroba, yaba waruzi ubuntu Imana igira. Yifuza kugukiza ihereye imbere, akagukiriza umutima, agakiza kuzuye kakakubamo, akagukiriza mu marangamutima, akagukiriza umubiri, ukagendana n'Imana udasubika. Irabiha
bisura urugendo ko bigenda musunika. Ibi ni ibintu byagenewe guhinduka ubuzima, kuko birimo imibabaro, birimo itotezwa, birimo kwangwa, birimo satani kudutera amacumu. Rero iyo tubikoze tudafite imbaraga z'umwuka wera, ye baba birabiha, ariko arahari kugira ngo adushoboze, arahari kugira ngo twambike imbaraga. Data, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri Imana yacu, uri inshuti nziza. Umuvugizi ni umwe, ni Kristo. Ntidukeneye kuvugirwa n'abantu, twigererayo tukavugana nawe. Abantu baratwigishije ni koko, turakumenya, tumenya ijambo ryawe ho gakeya, na n'uyu munsi turakigira ku birenge bya benshi. Ariko Mwuka Wera niwe ufite imbaraga zihindura, niwe ufite imbaraga zirema inyota ihoraho, niwe ufite imbaraga zirema ubuzima. Ndakwinginze muri uyu mugoroba, ubwo turimo tuvuga, ubwo turimo dusenga, kugira ngo imbaraga zawe zimanukire umuhungu warubaswe n'inzoga, zimanukire umuhungu warubaswe n'ibisindisha, zimanukire abakobwa bawe n'abahungu bawe babaswe n'urumogi, babaswe n'ubusambanyi, babaswe no kwikinisha, bayobejwe bakagana mu butinganyi. Imbaraga zawe zimanuka zicagagura izo ngoyi zose. Yumva umuriro wawe umanuka muri we, yumva ahuzwe, yumva bitsinze, yumva ahawe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zawe zimanukira abagore n'abagabo bigeze kuryoherwa mu gakiza, ariko uyu munsi bakaba barabivuyemo, barabavuga butumwa, bari baragukoreye, barabanyembo bafasha abandi, batanze amafaranga yabo muri ubu bwami, ariko uyu munsi baracogoye, barazimye, satani yabanogoye mw'amaso. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibururukire muri uyu mwanya, zibagarukeho mwami w'abami, wongere ubahembure, babyuke mu mbaraga, babyuke bahagurutswe nawe mwami w'abami. Ibyo bintu wabikora bigahinduka ubuzima. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zimanukire umugore n'umugabo bihebye, ubuzima buba bihiye kubera ibibazo bitandukanye bibicayeho. Imbaraga zawe zibamanukire, bongere babyutswe, bongere bahagarikwe, bamenye ko urugendo rukomeza. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe ribamanukire, rimere nk'uwo mutsima wagaburiwe Eliya. Yo acogoye yisabira gupfa, ariko yamara kurya akabasha gukora urugendo, agakora ibyo yasabwaga gukora kugira ngo abirangize. Ndasenze kugira ngo ibi bihe mwami n'iri joro ribere uwo mukobwa wawe n'umuhungu wawe, ribere uyu mugore n'uyu mugabo, uwo mutsima ubeshaho, uwo mutsima wongera imbaraga mu bugingo. Yongera abyuka, akomeze mwami, akomeze imigambi yawe, akomeze icyo wari waramuhamagariye, akomeze urugendo rw'agakiza. Yongera avuge ngo gukira birashoboka, yongera avuge ngo gukiranuka birashoboka, yongera avuge ngo gukorera Imana birashoboka, yongera avuge ngo gukira indwara nabyo birashoboka, yongera avuge ngo gukira agahinda birashoboka, yongera avuge ngo gukira imibabaro birashoboka, yongera avuge ngo agakiza kuzuye kabaho, yongera avuge ngo ndabyumvise, yongera avuge ngo ndabibonye. Imbaraga zawe zimumarukire mwami. Turasaba ubuzima bwa bundi bwari muri Stefano, umusore mutoya, amabuye atashoboye kumaramo agakiza, ibitutsi byo bamuzengurutse bitashoboye kumaramo agakiza. Turasaba ubwo buzima, turabizi ko bihari, kuko tubisoma muri Bibiliya, hari n'abera tubibonana, turabizi ko biriho. Turasaba ubwo buzima butuma umuntu ahita ahurwa na buri kintu cyose kidahesha Imana icyubahiro cyari kiri mu buzima bwe. Turasaba ubwo buzima bwongera gukumbura gukoreshwa n'Imana. Zigize impano nitwebwe abazigira, ariko duheze mu bya hano, tukibagirwa ko harimo no kugukorera, tukibagirwa ko hari n'impano zahindura itorero ryawe, tukibagirwa ko hari n'impano zatuma abandi baza muri ubu bwami. Dusura ukamenyesha n'akwizera, ntabwo tucumubwira aya magambo, turi akamenya iwacu bafite ikirenge kimwe mu nzu y'Imana, ikirenge kiri hanze. Tureka bene wacu, abavandimwe bacu kugeza ku gakomeye, yaba muri kino gihugu yaba ahandi. Ariko uyu munsi ibihe byabazirije, urugero wabyutse kubw'urukundo rwawe, uburyo wabwirira umugore ngo yabaruze uruzi ubu Imana igira. Yasanze ku bagore, uri kubagabura abagore bigeze ku mugore, uri kubahungu n'abakobwa bigeze ku kiswa, twongere bahawe tumaze guhagarara benshi, guhagarara kwabo kuzazana agakiza mu miryango yawe, guhagarara kwabo kuzakiza imishinga yawe. Urakoze Mana wanjye, ubaye icyubahiro no gushimira ikinyarwanda n'Imana yose. Garura kuryoherwa no gutinya Imana. Telefone ntimuryohere kuruta kwihererana nawe. Ikiganiro n'inshuti ntikimuryohere kuruta kwihererana nawe. Kwihererana nawe mwami isuka mu buzima, kikubera ikiganiro kirenze ukuze ameza yawe ubuzima ntabwo wawe nawe Kristo by'ukuri
uri mu bintu bikomere ubuzima bwe cyane yumvaga nta mpamvu yo kubaho yumvaga yisabira gupfa ndasaba amahoro yawe atemba nk'uruzi watembe mu mutima we atembe aguranirwe yumva abaye mushya ndakwizeye ibintu bizi ko bikora urakoze kuzunguka mu buryo bwose buje tubaye icyubahiro kandi tubishyize hejuru ubuzima bwose dusinze mari bamugisha tugire neza ukaba ureze ubuzima bwawe agushoboze kutishoboye ntabwo uruhare rwawe kandi niba ingamba z'umunsi umwe cyangwa z'icyumweru kubera ingamba z'ubuzima hari abantu badakwiriye gukomeza kugendana nawe ukabanza